Vuba aha umusaza yari hatambuka mu gace kamwe inaha mu Rwanda, nuko abona abana baterana ibyo kurya mu muhanda. Arangije arabareba azunguza umutwe, arababwira ati mwabana mwe murahirwa mwe mwavutse ibyo kurya bihari, kuko wabashyitsa nko mu 1990 ibyo biryo muterana mwari bumenye agaciro kabyo. Ese mu Rwanda habaye iki muri za 1980 gitera abantu bakuru guhahamuka? Nitwa Ngendahimana Daniel, mbaye ikaze ku mateka y'intandaro y'inzara idasanzwe n'ubukene bwazonze u Rwanda mu 1990 muri Isanga. Mu myaka y'1980 kugeza 1990 u Rwanda rwaraharindimuka. Inzara yacaga ibintu kuva ku muto kugera ku mukuru. Hari abaturage basanzwe Wari Burugumesitiri mu biro bye bamufungiranamo, bamuziza kuba baramubonye mu bikorwa by'umushinga batemeraga, kuko bawufataga nk'aho uje kubakina ku mubyimba bo bari kwicwa n'inzara. Ndavuga uwo mushinga nk'uko tubikesha inyandiko y'ikinyamakuru Igihe ku mutwe w'inkuru yacyo uvuga ku ntandaro y'inzara idasanzwe n'ubukene byazonze u Rwanda mu 1990. Muri iyo nyandiko bavuga ko USAID itagaragaza neza aho ibi byabereye n'uwo mushinga w'iterambere uko witwaga, gusa ivuga ko abo baturage kubera inzara hari nubwo bariye karungu. Batangira imodoka y'uwo Burugumesitiri ubwo yari agiye gusura uwo mushinga babonaga nk'ugamije gukiza abayobozi ndetse n'abanyamahanga, mu gihe bo bicira isazi mu jisho. Raporo ya Loni kuri jenoside yakorewe Abatutsi, Rwanda Preventable Genocide, ivuga ko nyuma y'1985 inkuta zari zubatse u Rwanda zatangiye gusaduka. Umwaka wa 1989 waje ari rurangiza. Ibiciro ku rwego mpuzamahanga byaragabanyutse ku bicuruzwa nk'ikawa n'icyayi, ari nabyo ubukungu bw'u Rwanda bwari bushingiyeho. Ubusanzwe ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo byaguraga icyayi n'ikawa nyinshi mu bihugu bikennye birimo n'u Rwanda. Ndavuga muri icyo gihe uwo mwaka abacuruzi bakomeye b'ikawa muri Amerika batangiye gushyira igitutu kuri leta yabo ngo iteshe agaciro amasezerano yagiranye n'ibihugu bihinga ikawa harimo n'u Rwanda. Ibiciro by'ikawa byaramanutse ku kigero cya 50%. Ni umusonga wageze muri buri rugo rw'umunyarwanda icyo gihe, kuko benshi mu baturage bari barakanguriwe guhinga ikawa. Umusaruro mbumbe w'umunyarwanda ku mwaka w'1989 wari amadolari 413, ariko mu mwaka wakurikiyeho wabaye amadolari 386. Mu mwaka w'1991 uba amadolari 276. Urabyumva ibyo bintu? Amafaranga leta yinjiza nayo yatangiye kugabanyuka cyane. Nko mu mwaka w'1985 u Rwanda rwoherezaga hanze ikawa ya miliyoni 144 z'amadolari, ariko mu 1993 rwoherezaga iya miliyoni 30. Amafaranga aragabanyutse ku buryo bukomeye. Uretse kugabanyuka kw'ibiciro by'ikawa no kwiyongera kw'ibiciro ku masoko, haje gukubitiraho n'amapfa yibasiye ibice byo mu majyepfo. Hari isesengura ryagaragaje ko 50% by'abanyarwanda icyo gihe bari mu bukene bukabije, 40% bari abakene, naho 9% bari bifashije, mu gihe abakire bari 1%. Amagana y'abantu yishwe n'inzara icyo gihe, abandi bahinduka ibyihebe n'abajunga. Raporo ya USAID yo mu 1993 yashyize u Rwanda ku mwanya wa gatatu mu bihugu bikennye cyane ku isi. Icyo gihe 86% by'abaturage bari munsi y'umurongo w'ubukene. Uko ubukene bwakazaga umurego, ubwiyongere bw'abaturage nabwo bwarushagaho kuzamuka, biza guteza ikibazo cy'ubutaka buke, dore ko benshi mu banyarwanda bari batunzwe n'amasambu. Nta butaka urubyiruko rushaka kurongora ntibyari gushoboka rudafite akazi cyangwa ngo rubone aho guhinga. Umwanditsi akaba n'umushakashatsi mu bya politike Dr. Kimonyo Jean Paul yabwigiye ko u Rwanda rwasaga n'urwajegiye mu mpande zose, aho yagize ati abantu bari bashonje bakennye. Guverinoma y'u Rwanda yari igeze ahantu bitagendaga neza. Ibiciro by'ikawa byari byaragabanyutse, umubare w'abaturage wariyongereye cyane, abantu batangira kubura amasambu. Leta ntabwo yashakaga ko abantu bajya mu mijyi, yashakaga ko bajya kure mu byaro. Urebye sosiyete nyarwanda yari ijegeye. Leta ya Habyarimana nubwo ibintu byari byatangiye kumera nabi, yari igifitiwe icyizere n'amahanga, ndetse inkunga zatangiye kwiyongera ngo harebwe niba ubukungu bwasubira ku murongo. Tariki ya mbere Ukwakira 1990 ingabo za FPR Inkotanyi ubwo zatangizaga intambara yo kubohora igihugu
gihugu. U Rwanda rwari rwinjiye mu ntambara ebyiri, y'ubukene n'iy'amasasu, kandi nta cyizere cyo kuzitsinda zombi. Amafaranga leta yari ifite amenshi yajyanywe mu gisirikare, izindi gahunda z'iterambere zisa n'izihagaze. Mu 1990 umubare w'abasirikare wavuye ku 5,000 ugera ku 40,000. Nyuma y'umwaka umwe ingengo y'imari y'igisirikare yari igize 51% by'ingengo y'imari y'igihugu. Amafaranga yakoreshejwe n'igisirikare yavuye kuri miliyari 3 mu 1989 agera kuri miliyari 8 mu 1990 na miliyari 13 mu 1991. Imibare ya Benin igaragaza ko hagati y'1990 n'1994 u Rwanda rwakoresheje amadolari miliyoni 83 n'ibihumbi 59,115 ku gisirikare cyonyine. Raporo yo mu 1995 yiswe rehabilitation ivuga ko hari n'ibindi bikoresho nk'amashoka n'imihoro byagiye bigurwa byitirirwa ko bije gufasha abaturage mu iterambere, nyamara ibyo bikoresho bigahabwa intera hamwe. Ibintu bimaze gukomera, leta ya Habyarimana yavuye ku izima, yemera inguzanyo z'ingoboka za banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF. Ubusanzwe zihabwa ibihugu bifite ubukungu bugeze aharindimuka. Izo ngoboka akenshi ziza ziherekejwe n'amabwiriza akakaye ameze nk'amananiza ku gihugu cyayihawe. Amwe mu mabwiriza ku ikubitiro u Rwanda rwahawe, ifaranga ry'u Rwanda ryamanuriwe agaciro kugira ngo abaturage benshi babashe kugira ubushobozi bwo guhaha. Abakozi bamwe barirukanwa, imishahara iragabanywa, igihugu gitegekwa aho gushyira amafaranga n'aho atagomba kujya. Ibi naho kujya mu buryo byarushijeho kuba bibi. Ibiciro byariyongereye cyane birenga ubushobozi bwa benshi mu Banyarwanda. Uburezi, ubuvuzi n'ibindi nabyo birushaho guhenda. Ikibazo cyakomereye u Rwanda, banki y'isi na IMF ntabwo bari bitaye ku kuba igihugu kiri mu ntambara, nibura ngo bacyorohereze mu mabwiriza bagiha cyangwa ngo bakigenere amafaranga yagije y'intambara. Ibyo byatumaga leta ifata amafaranga yagenewe ibikorwa by'iterambere rwihishwa akajya ashorwa mu gisirikare. Mu gusesengura ubukungu bw'u Rwanda, IMF na banki y'isi byavugaga ko nta kindi kigombwa kurebaho kitari impamvu ijyanye n'ubukungu. Ni ukuvuga ko intambara batayibonaga nk'iri gutuma ubukungu busubira inyuma. Mu 1993 guverinoma yagabanyije imishahara y'abakozi, inasezerera abakozi barenga 11,129 ngo bakoraga ibidakenewe, cyane ko yari ibigiriwemo inama n'ibyo bigo. Amafaranga yajyaga mu mishinga idakenewe cyane nayo yarahagaritswe, ndetse n'abakozi badakenewe mu mishinga imwe n'imwe barahagarikwa. Iyi myanzuro yose yari yahawe leta ngo yari kuyifasha kuzigama nibura miliyari y'amafaranga yagombaga kwifashishwa n'igisirikare. Ku isi hose urubyiruko rwinshi rudafite icyo rukora ruba igisasu gikomeye ku gihugu. Mu 1990 hadutse inkubiri y'amashyaka menshi, maze ubukangurambaga burakorwa. Urubyiruko rwari rwarazambijwe n'ubukene rurayoboka, rubibwamo ingengabitekerezo ya jenoside. Muri Mata 1994 urwo rubyiruko nirwo rwifashishijwe mu gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi. Kimonyo Jean Paul avuga ko nko mu bice bya Butare abenshi bishoye muri jenoside kubera ubukene, aho yagize ati icyatumye abantu bemera kwinjira mu bwicanyi ni inyungu babibonagamo. Bamwe nibihutiye kwinjira muri jenoside, ariko ukabona abaturanyi batangiye kurya inka, batangiye gusahura no gufata amasambu. Kesha abantu bato bahitaga bavuga bati twe dutegereje iki? Uwo ni Jean Paul mu magambo yabwiye igihe. Mu 1995 u Rwanda rwari rufite amadeni yo hanze agera kuri miliyari 1 y'amadolari yafashwe hagati y'1990 n'1994. Ibi bibazo byose byatumye umwuka mubi ukwira mu gihugu. Urubyiruko rwinshi rudafite akazi cyangwa icyizere cy'ejo hazaza rworoherwa no gushorwa mu bikorwa bya politike n'urugomo. Uko ubukene bwiyongeraga ni nako urwango n'amacakubiri byakwira, kugeza ubwo jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ibaye. Ibimwe mu ngaruka mbi z'ibi bibazo igihugu cyari kimazemo imyaka. Uyu munsi ariko u Rwanda rugaragara nk'igihugu cyongeye kwiyubaka mu buryo budasanzwe nyuma y'ayo mateka akomeye rwanyuzemo, aho abaturage bicwaga n'inzara nta kirengera, ariko ubu ubona ko haminjiwe amagavu. Ubu igihugu kiri mu bifite umutekano n'isuku bishimwa ku rwego mpuzamahanga. Imihanda, ubuvuzi
ubuvuzi, uburezi n'ikoranabuhanga byateye imbere ku buryo bufatika, kandi abaturage benshi bagenda babona imibereho myiza kurusha mbere. Ngayo nguko rero, reka mfungire aha kuko amateka y'u Rwanda ni maremare, uwayavuga ntiyayamara. Nitwa Ngendahimana Daniel, kubaka u Rwanda rwiza, mugira amahoro.